at the age of 10 natangiye gusengera urugo rwanjye nkajya numva kandi ndashaka kuzashaka ndi muto. So nkasengera umuntu tuzabana, nkasengera umuryango nzajyamo. Noneho Imana impa umutima w'urukundo ruri pyo. Najyaga nkunda kubwira abantu kera nkiri muri segonderi ngo njyewe n'umugabo nkunze umutipe urwaye sida, ntabimpisha akabimbwira, twabana. Uzi impamvu ibyo ntabitekerezaga gutyo? Nuko nyine nakuriye muri church guhera ndi umwana muto nari mu rusengero. Noneho muri jewe Imana yagiye inyemeza ko ntago umuntu yicwa n'indwara, ntago yicwa na sida, wicwa n'umunsi, like iyo umunsi wageze urapfa. Noneho ko ngenda nkuranza kumenya yuko n'umuntu wanduye ushobora kubyara umwana muzima, ubuzima bugakomeza mukaba imyaka 70-80. So najyaga nkunda kubwira nk'abantu gutyo bakavuga ngo ushanga impamvu bivuga nuko bitarabaho. So for the good to challenge me, impereza noneho urwaye mu bundi buryo. And I loved him, ndamukunda pe numva. Baya ntago ari ubwandu ni bihanye navuga mu bundi buryo. Ego. So before ko wenda iby'uburwayi bizamo yamacinze my heart, like numva ko niwe nkeneye muri character, muri behaviors, muri obedience, muri love, no mu kubaha Imana. So rero ndangije mbwira Imana nti rero noneho rero reka ibintu by'uburwayi tubishyire ku ruhande. Kubera ko wanyumvishije ko umuntu aticwa n'indwara yicwa n'umunsi. So mfasha kugira ngo dufate icyemezo. So Imana iramfasha, numva nyine muri jye ndemejwe hamwe n'ibimenyetso bimwe na bimwe nagendaga nyisaba. So decidinga kubana nawe, ariko before ko mbana nawe, like ko kuntu bumaje kumva nyine umaje gufata umwanzuro uvuga uti ngiye kubana nawe, muri jye nyine hajemo kujya musengera, noneho muri jye hazamo conviction yuko azakira. Ko najyaga mubwira kirwe nkamubwira ntere guzakira, n'akavuga ati disi nicyo nkundira abantu basenga. Nyine muhorana ibintu by'ibyiringiro bidafite ahantu ho bituruka. Ariko muri jye numvaga ndi convinced ko azakira. So for the God's grace igihe kiragira nyine nabwo binyuze niba navuga ngo muri njye kuko byanyuze mu kazi nari mfite nako katashingaga, ariko muri ako kazi katashingaga Imana inyuzamo nyine ko abona uburyo avurwa yitabwaho, so arakira. Ndashaka kumenya urugendo rwose nyine kuva mu mufite yatubwiye nyine ahantu yabaga ku Gisozi ukuntu yari ameze, umunsi waje gukora amasuku ukamutwikira ibiheri n'ibindi nuko mwagiye mutera imbere umugeragura intebe gura ibintu nk'ibyo. Hari ikintu ushobora kuvuga ngo mu bintu byose we yavuze ngo umunsi yakubonye mugisuzanya bwa mbere ngo iyo smile ngo yarebye usetse ewana ngo yumva ikintu kimunyuzemo kimeze nk'amashanyarazi, ngo yumva hafungutse nka wa mwenda wahera uwo nguwo. Hari uko umuntu yego uvuze obedience, uvuze kubaha Imana n'ibindi, ariko hari ikintu cyakumakinze cyane wavuga ngo nicyo gikuri ibintu byose. Nicyo kintu wabonye kuri Clapton ukavuga ngo yaba arwaye yaba akeneye yaba agize, ariko uyu muntu ndamukunze? So icyambere nasanze ari umusore, icyo gihe yari umusore, akaba ari ryo jambo nkoresha. Yego. Nasanze ari umusore uri so responsible. Icyo gihe muri ubwo bukene. Yego. Nyine yabo babwiye like hahandi n'ukwezi gushira n'umuntu urimo kwishyuza wishyuza 50,000 ari byo byonyine wizembere n'inyuma utazi ko ari bubiguye. No kuvuga ngo yigishaga barumunabe. Yishyuraga muri Minerval. Yego. Yatekingaga care yiwabo like ababyeyi be. Yari wa muntu ubona message ya you have received y'ibihumbi 100
turi kumwe gutyo twicaranye yose akayatanga ntasigarane n'igihumbi. Urimo urabyumva? Kandi ntasigarane igihumbi, the next day landlord ari buze kumwishyuza. Mana yanjye. Urimo urabyumva? Noneho njyewe ndangije mu mutima wanjye ndibwira nti umugabo ushobora kwita kubi wabo gutya azapfira umwana azabyara. Urimo urabyumva? Njyewe nakuriye muri famille like pe nakuze neza pe nukuri. Nanjye njya nibaza uko nashatse uwo mugabo nkumva ntabwo mbizi. Ntabwo babimubwiye. Gahinda we. Urumva? Nakuze ndi umukobwa wa papa, ninjye wari umukobwa mukuru. Like everything I needed narakibonaga. Navuye mu maboko ya papa njye mu maboko ya musaza wanjye, nawe arabizi. Najyaga nicara mu giporoso nkategereza musaza wanjye kataha. Like nari wa mwana ufite ibintu byose. Teseka bisubayeho neza. Ku buryo najyaga no kumureba nyine nanitegeye, noneho nanagira na bitanu ari mfite nkabimusigira. Urimo urabyumva? Cyane. So noneho kubera ngiye ko kuntu nakuze mfite urukundo rwo mu muryango, ntago nifuzaga kuzabana n'umugabo utanyitayeho. Umugabo utari buha agaciro ko hari icyo nkeneye. Kandi noneho nubwo nakuze like ntago nigeze mbaho like ibyo nakorwaga ntago nabisabaga. Yego. Noneho nkibaza umuntu uzaza mu buzima bwanjye akajya nsaba kubeginga gusaba buri kintu cyose ari bumve. So iyo responsibility rero yari afite icyo gihe yo kwita kuri famiye ye, yo kubona yanabapfira. Kandi buriya biragoye kuba urabizi n'abana benshi bagira ikigaragasa nk'aho iwabo nta nahavuka. So rero ibyo bintu byarankumvisinze muri jye. Ndavuga ngo this is the man I needed. Utitaye ku buryo akennye uravuga ati bizaza. Reka nkubwire riga, umuntu ubukennye akabona ibihumbi 100 byose akabitanga, basi ntanavuga ati mfite umukunzi kamuguremo fanta y'igihumbi. Babwira Saint Valentin yacu se icyatanu. Ngira Saint Valentin yacu icyatanu yimbwireho. Oya Saint Valentin ya mbere ansohoka. Aranyicaje ku cyatanu cyanguriye fanta turitahiye. Hehe ubwo mwari mwicaye hehe ku cyatanu cyane? Muri great apartment. Yiremera. Naka brochette nta kintu ako wamba bari ariko wamfura. Nabanzaga nkamubwira Toto yari yofite. Wambwiraga Toto mbere yuko asaba. Yego ndakumva Jackie. Reka nkubwire ri. Sinzi wenda harimo n'uburere n'ukuntu umuntu aba yarakuze. Ariko pe nyine nanjye hari ikintu nibonyemo kirantungura. Ntago ndi umuntu urarikira ibintu by'isi. Bihari bidahari rwose ubuzima burakomeza, kuko n'ubundi ubu bifite uyu munsi the next day ugasa nkaho nta kintu wigeze utunga kubera ikindi ujye kwanduzwa n'ibintu kandi biri bushire. So niba wenda afite 2 je nanjye nkaba mfite 2, none reka duhurire mu mujyi twiganiriye ku njugu, noneho dutahe ariko ibintu ari amahoro, atumva ko ndimo kumugora, atumva ko ndimo kumuvuna, kandi nanjye ntarimo kumva ko hari umuntu nikoreje umutwaro. Kera tugikunda nigeze kumbwira ngese ngo gute ngo ukundana nanjye ngo ntajya nkusukisha, ndamubwira se wowe uri data. Ikonga byazonze umungu turi kumwe twa Faustin arabisukisha ko ntibintu mukunda cyane ikomereza. Nubanje musaza wasukisha abahungu ni baso. Nkiri umukobwa numvaga ko umuntu mfiteho inshingano zuzuye. Papa wanjye ni musaza wanjye. Niba rero umuntu ampaye urukundo iki reward like niba nako jewe nkunze umuntu reward mukeneho nuko nkunda. Ntago mukeneyeho like amafaranga ni meza arasupportinga mu rukundo ariko atanahari ntago ari issue. It's not an issue. Musangire ibihari then ubuzima bukomeze. Hanyuma dusoza aho mugeze mumeze neza, mumaze kugira ama business, twabonye mwarafunguye na restaurant hano Kariyeri i Nyamata, turaza kubigarako byimbitse. Yego. Umugabo mu by'amafaranga ntawe ujya wemera ko hari, ariko ubundi
tujya kwa Prosper Nkomezi umugabo uhaguruka akaba ati ngewe ndamutambikamo miliyoni y'amanyarwanda aravuga ati uyu muntu ntabwo bimeze nabi da yo gutanga ku muntu just gusa ngo uramukunda ati ngo ahaye miliyoni ubwo n'uwo yahaye ntituza we yatwerereye nk'icumi mu bukwe n'ibindi ntabwo mumeze nabi amafaranga aragaragara kandi nyine iyo ahari n'ubundi aragaragara. Ndashaka kugira ibintu nka bibiri nkubazaho. Muri uru rugendo navuga ngo rwatangiriye mu bukene, mu burwayi, uyu munsi wa none umugabo akaba yarakize mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mafaranga bitameze nabi. Iyo urebye divorce ziba muri iki gihe niki wabwira aba bantu bubaka bagahita basenya nubwo nta rugo rwubakwa nk'urundi? Niki kintu cyakongera gutuma abantu bakomera bakabana neza? Ikintu cya mbere ntago ubundi mariage ngiye uko nyifata ntago ari urukundo nubwo rukenerwa, ntago ari amafaranga nubwo akenerwa, ntago ari ukuvuga ngo reka mbikore kubera ko imyaka igeze nubwo nabyo ari byiza. Mariage ni commitment, ni ukwiyemeza. Urabona umuntu wese iyo ari muto hari nyine wiyemeza kwiga, ubikunda utabikunda urabyiyemeza kugira ngo ejo uzabe umuntu muzima like umuntu ukomeye cyangwa ufite icyo yakwimarira. Rero na mariage je nuko nyifata ni byiza. Ni ukuvuga ngo before ko uvuga ngo njyewe uyu mugabo igihe azaba atankunda nzabivamo, njyewe uyu mugabo ntakena, njyewe uyu mugabo njyewe ibintu nk'ibyo nyine banza muri wowe mbere yuko unavuga ngo yes ese uri committed, like urabyiyemeje ko byaba byiza byaba bibi, mwatongana mwaseka, amafaranga yaboneka ataboneka, cyagihe urukundo ruzaba rwagabanyutse kubera inshingano, uzakomeza uba umugore? Are you committed? Noneho ibingibi biri both sides. Shaka umuntu uri committed kuri wowe, nawe ushaka umuntu uri committed kuri we. Nuvuga ngo mwese mwemeranye mwanzure ko nta kintu na kimwe kigomba kubatandukanya. Kuko akenshi ubu ngubu umuntu agenda avuga ngo njye n'ibyanga nzavayo. Tayari bamaje kuvayo nubwo bitaranga. Avayo mbere yo kwajyayo. Nukuvuga yamaje kuvayo kandi ntibirananga. Nuko bijya kwanga ahubwo ageze kuri kaburimbo. Njye nta umutwe ngo nzataha. Exactly. So nuvuga ngo muri wowe banze wicara uvuga uti man, whether I like it or not, I'm committed to do this. Ni mu gihe utarumva uri committed ni ukuri byihorere cyane. Ikindi cya kabiri, ese ni iyihe center y'urugo rwanyu? Means center ubwo ni like ni iki kintu urugo rwanyu rushingiye? Ni uruhe rufatiro rw'urugo rwanyu? Riga jyewe ndi umukristo, ubyemera pe. Ni ukuvuga ngo urugo rwabayeho twebwe tutaranabaho. Bivuze ngo urugo ntabwo ari umushinga wacu. Twebwe turi abakozi bangaje tukaza muri business y'abandi kugira ngo ikomeze itere imbere, kugira ngo igumeho itazazima. Rero ni byiza ko igihe urimo udecidinga kuba umugore, igihe urimo udecidinga kuba umugabo, ubwira Imana ngo wowe nyiri mushinga, ngwino umfashe gukora ibintu byawe. Washingiye Adamu na Eva bwa mbere. Ngwino umfashe gukora ibintu byawe n'igihe byanze, rega ko ntago ibintu byose bahora ari 100%. N'igihe byanze still usubira kuri nyiri umushinga, umubwira uti umushinga wese ko wajemo ibibazo tubigenze dute. Yego, like Imana nibe center, ikindi abantu nibabe committed. Kuzana bavuga interview ni ikintu sometimes ari gihe nyine uri abantu bamaje kugera ukabyara n'ama business sometimes utangira gusanga umunsi urinze wira mwavuganye nka hayi rimwe. Buri wese ahuze kabisa.
buri mwe wese ahuze kandi mutanganye yego ahubwo rwa rukundo kubera responsibilities rusa nkaho rwatangiye kuba swized mo hagati aho ariko iyo muri committed Imana ari center y'ubuzima bwanyu shariga ubuzima buragenda urugo ruraryoha you know ukajya wumva nyine wabwira buri muntu wese umugabo araryoha buri muntu wese numva nambwira washatse umugabo harabura iki wasibye gushaka umugabo mama umva soza ugira ibintu byiza ubwira Clapton tubwire tugira ikintu ubwira umugabo wawe arakumva aguteza amatwi n'isi yose guteza amatwi gira ijambo ryiza umubwira hanyuma tugusezeraho telefone neza ikintu cya mbere namubwira like ndamushimira ni umugabo w'intwari nubwo namukunze wenda ari umukene ari narekingwa narwaye n'ibindi nk'ibyo ariko nawe yarakoze kumpitamo kunyihanganira njye ndabizi ko ndi umunyamafuti nawe arabizi ndi umunyamafuti ni njye munyamahane w'abayiturije so rero ndamushimira ko aranyihanganira kandi ni umugabo w'intwari pe ibaze nawe ni imyaka 7 yonyine sibyo ishize turi muri ubwo buzima bwaho n'ibihumbi 100 biza ku kwezi umuntu avuga ati birava hehe ariko uyu munsi reba step agezeho yarakoze gukora cyane yarakoze kuturwanira ishyaka nyine ndamushimira ko arinda izina ryacu kubera ko niwe uri kuri public ariko ntabwo aradusebya ntabwo urugo rwe rurambara icyasha kubera we so ibyo ndabimushimira ndamushimira ko akunda abana bacu mana we yanabapfira pe ibyo ndabizi kandi ushaka kubakunda nubwo ari byo babyara ikindi ndamushimira cyane ko ankunda arankunda nyitaho so ibyo byose I don't take them for granted ndabimushimira byose so one thing I can promise him bimeze neza bimeze nabi byazamutse byamanutse cya gihe muri honeymoon cya gihe mutarimo kuvugana neza nzaguma ndi iruhande rwe kandi tugomba tukanywera Jackie ubwenge ufite ntabwo ari ukwiye kuba hano bakujyane muri naza uzajya ugurutse ibyo umva ndakwishimiye ndagukunze nibwo bwa mbere njye sinkunda kumva story z'abagore n'abagabo ariko numvisha ibintu biniryoheye urabona biriya biganiro bavuga ngo umugore n'umugabo ngo story y'urukundo mba natarutse nagiye nshaka iby'imipira ariko niyo story numvisha iniryoheye umva uranshimishije ushimishije abanyarwanda uhesheje uzi ikintu wongeye gukora buriya wongeye gusubiza agaciro ikintu cyitwa urugo n'umwana w'umukobwa waba umugore nyamugore ugaruriye agaciro igitsina gore uba Esther kabisa uze Esther muri Bibiliya ugaruye agaciro k'umugore abagore hano Faustin bari hanze kurongora ndagushimiye n'ukuri Imana igumugisha wihangane tugufasha umwanya munini tuzabasura mu rugo kandi turabakunda mukomeze mubere icyitegereza abandi murakoze